Uyu munsi rero turashaka kubaganirira ku kintu cy'ubujura bwihishe inyuma y'ikoranabuhanga rikoresheje telefone, cyane ko tuyikoresha mu itumanaho. Kandi turimo tubona telefone imufasha abantu mu kazi. Umubare w'abantu bakoresha telefone uragenda wiyongera cyane buri mwaka. Hari undi mumaro kandi turimo kubona muri iyi minsi ukomeye cyane telefone igenda idufashamo cyane cyane mu byo guhererekanya amafaranga. Ariko ntibigeze ku mafaranga atabihinduka ikitonderwa kuko hano turimo kubona abantu barimo gukora uburiganya bwo kwiba abandi amafaranga bakoresheje telefone. Akaguhamagara akagura ko akohereje amafaranga yibeshye kuri telefone yawe, none MTN cyangwa se Airtel bakaba bagiye gufunga konti yawe ya Momo. Telefone yawe bagiye kuyifunga ntazongera gukoreshwa vuba. Rero ukuntu babigenza bari abantu ibashaka kukwiba. Twongere tubasuhuze bakunzi ba Rising Engineer 2020 aho muherereye hose, dusuhuze abari mu Rwanda ariko n'abakunzi bacu bari hirya no hino muri diaspora. Mwizere yuko mwese mumeze neza kandi tubifurije kugira amahoro y'Imana. Uyu munsi rero turashaka kubaganirira ku kintu cy'ubujura bwihishe inyuma y'ikoranabuhanga rikoresheje telefone, kugira ngo tubabwire ngo bikorwa bite, uwo mugambi utegurwa ute, we babasha kwinjira gute amarangamutima yawe, hanyuma se kandi tukugira inama ngo wakora iki kugira ngo ibitero by'abari abagizi ba nabi byo kugiraho ingaruka batagucucura utwawe. Ntujye kure. Niba uri umusubscriber wacu twongeye gushimira cyane, ariko kandi niba uri umushyitsi hano uyu munsi karibu, tukwifurije ikaze. Niba kandi urukunda kureba video zacu ureba wigendera nawe turagushimiye cyane. Mbere rero ko tugera kuri ibyo bitero by'ikoranabuhanga ubwabyo nyirizina, reka tubanze turebe ibyiza by'ikoranabuhanga rikoresheje telefone. Biragaragara yuko telefone igenda yinjira mu buzima bw'abanyarwanda, mu buzima bw'abanyafurika, abaturage b'isi yose. Telefone yagenda ibihinduka igikoresho cya buri munsi, icyane ko tuyikoresha mu itumanaho, mu guhamagarana. Ukaba uri Igicumbi, ukaba uri Musanze, ukaba uri Nyamasheke, ugahamagara umuvandimwe wawe uri i Rubavu, ugahamagara umuvandimwe wawe uri Kirehe, ugahamagara umuntu wawe uri Nyagatare, mukaganira ukaguha amakuru ndetse n'ibindi. Icyo ni ikintu n'akamaro gakomeye cyane. Telefone iduhuza n'imiryango yacu, aho uri hose ukumva uri hamwe n'abantu bawe, ntago mwatandukanye. Niba ari umuntu ukorera mu kazi adataha uri kure, yagera ku mugoroba ukavugana n'abawe. Niba ari ushaka guha amakuru cyangwa se ari ushaka kuyasaba, nabyo ushobora gukoresha mu itumanaho. Kandi telefone imaze gutera indi ntambwe cyane cyane afite za smartphone, aho abantu bashobora kuvugana umuntu arebana n'undi ari kuri kamera za video call n'ubundi buryo buboneka buhari abantu bashobora kuvuganaho. Urabizi uvugana n'umuntu wawe umureba, bituma hari ukuntu wumva noneho umwegereye neza, ukumva uramwiyumvamo, si kimwe n'iyo ari ukumva ijwi gusa. Ibyo nabyo ni akamaro ka telefone. Kandi turimo tubona telefone imufasha abantu mu kazi. Inama zikoreye kuri internet, abantu bafite telefone abasha kuzitabira, ndetse n'ibintu byinshi cyane. Telefone ushobora kuyikoresha usaba akazi, ushobora kuyikoresha ukora akazi, ushobora kuyifashisha uganira n'umuntu, ushobora kuyifashisha wiyungura ubumenyi wiga. Nk'ubu nufashe telefone yawe ukaba uyifunguye urimo kureba iyi video, nuko hari ubumenyi urimo kunguka. Ibyo ni bimwe mu byazanywe n'ikoranabuhanga, ndetse n'ibindi byinshi byiza byazanywe n'ikoranabuhanga rikoresheje telefone. Ikigaragara ni uko mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byinshi bya Afurika no ku isi yose, umubare w'abantu bakoresha telefone uragenda wiyongera cyane buri mwaka, kandi wagaragara mu ngeri zose z'abaturage, abari mu mijyi, abatuye mu byaro, abize, abatarize, abajijutse ndetse n'abatajijukiwe. Ubu telefone ni igikoresho, iragenda ibihejwe igikoresho cy'ibanze kuri buri muntu wese mu buzima bwe bwa buri munsi. Buri wese aba akeneye kuyikoresha. Hari undi mumaro kandi turimo kubona muri iyi minsi ukomeye cyane telefone igenda idufashamo cyane cyane mu byo guhererekanya amafaranga. Bifite aho bihuriye n'ibyo tugiye kuganiraho. Ubona yuko ushobora kuba ukorera kure, ufite umuryango wasize ahantu runaka, ukaba ushaka kubaha amafaranga. Ushobora kuba ufite inshuti yawe yagize umunsi mukuru, yagize anniversaire, afite ubukwe, ushaka kumutwerera ugakoresha amafaranga. Ushobora kuba ugiye kwishyura serivisi runaka, serivisi y'Irembo n'ibindi, cyangwa se ugiye gushyira amafaranga kuri konti kuri banki ugakoresha telefone.
telefone numva ko ni igikoresho gifite akamaro cyane, ariko no bigeze ku mafaranga atabihinduka ikitonderwa, kuko hano turimo kubona abantu barimo gukora uburiganya bwo kwiba abandi amafaranga bakoresheje telefone. Ubujura bw'amafaranga rero kuri telefone burimo gukorwa n'abandi. Icya mbere biragaragara yuko ari abantu bize ikoranabuhanga bakarisobanukirwa, cyangwa se abantu bajijutse bashobora gufatirana abatajijutse, uretse ko n'abajijutse barayabiba. Bimaze iminsi bigaragara umuntu arukunda akora ku marangamutima yawe cyangwa se akagutera ubwoba bikarangira akwibye amafaranga akoresheje telefone ye n'iyawe, amafaranga yawe agahita agenda. Reka rero turi uburyo telefone abantu bakwiba kuri telefone bakoresheje iterabwoba. Icyo ni icyiciro cya mbere cyo kwiba amafaranga ufite kuri telefone yawe bakoresheje uburyo bw'iterabwoba. Ano uvuga ngo bagutera ubwoba noneho ukabaha amafaranga. Wavuga uti bagutera ubwoba gute kandi batakureba cyangwa se batari hafi yawe? Ubu buryo bwo kwibakoresha iterabwoba hari umuntu ashobora kutabwumva. Gute se umuntu yagutera ubwoba gute? Telefone ko ari yawe, ko ari uyifite mukaba mutari kumwe, yaguteye ubwoba ati? Biroroshye cyane. Umuntu aragomba kugira ngo alo mwiriwe neza mubyeyi, nawe uti karame, hari umwana wawe wiga ku ishuri hanaha agize ikibazo, bari bagiye muri siporo akora impanuka baramugonga, none agiye mu bitaro, gerageza wohereza amafaranga vuba tugufashe kumuvuza. Mu by'ukuri umuntu waguteye ubwoba, icyo ni ikintu gikora ku mutima wawe, kumva ngo umwana wawe akoze impanuka, umugabo wawe akoze impanuka, umugore wawe akoze impanuka, umuvandimwe wawe akoze impanuka. Ni ibintu bituma umutima wawe uhita uhaguruka, ugahita ushiguka, noneho ugahita ushaka ikintu wakora vuba vuba cyihuse ako kanya. Aho rero bagufatirana na bwa bwoba baguteye, bagahita bakuzibiranya ibindi bintu byinshi cyane, bagahita guhamagara vuba vuba, mu kanya gato ukumva umwe yihinduye umuganga araguhamagaye ngo ni wowe muvandimwe w'akanaka, ngo dusanze ngo impanuka yakoze ngo yatumye ngo ava amaraso menshi cyane, ngo urasaba ko tumutera amaraso, ngo kandi ngo biragaragara yuko ngo agomba kwishyura amafaranga, ngo gira vuba vuba wishyure. Wa muntu akongera guhamagara ngo alo, ngo ni njyewe ngo wari umurwaje, ni njyewe wari umuriho, ngo baganga nyine ngo banze kumufasha ngo utarohereza amafaranga, none ngo shaka ukuntu babigenza vuba vuba ngo ugire icyo wakora. Ubwo wabukora gufashe, ugahita ufata amafaranga wari ufite kuri telefone yawe ugatohereza wandi urimo guhamagara kugira ngo avuze umuntu wawe cyangwa se amwiteho, byahibyo kajya ari umuntu wagutekeye umutwe akabasha kugutera ubwoba. Ubundi buryo bwo gutera ubwoba bwa kabiri ni umuntu ukubwira ngo akaguhamagara akagura yuko akohereje amafaranga yibeshye kuri telefone yawe, none MTN cyangwa se Airtel bakaba bagiye gufunga konti yawe ya momo. Telefone yawe bagiye kuyifunga, ntazongera gukoreshwa vuba. Rero ukuntu babigenza bari abantu iyo bashaka kukwiba, ntabwo bari umuntu umwe, abari ikipe y'abantu benshi. Wametanya akaguhamagara akubwira alo mwiriwe neza, nitwa Kanyarwanda Jean Felix, ndibeshye neza kuri telefone yawe amafaranga aya naya, none nagira ngo umfashe uyansubize kuko nari nibeshye nimero. Agahita kupa. Iyo adakupye ahumya kukubaza utuntu dutuma nawe yumva uburyo ukandika, yumva uburyo wowe woroshyemo. Noneho iyo amaze kumva uburyo ukandika arakubwira ngo none rero kugira ngo MTN cyangwa se Airtel batagufungira konti kuri telefone yawe yansubize. Ugahita wumva ibintu byumvikana, ariko akizama rwo gutera ubwoba ngo agiye gufungira konti. Ibyo ni iterabwoba. None ugasigwa urwana iki no kugira ngo batagufungira konti kuri MTN cyangwa se kuri Airtel. Noneho itukora iki nawe ushaka uburyo uyamusubiza. Uburyo bwa mbere nuko nta mafaranga yakoherereje, hari n'igihe guha message y'icyuko idafite ikintu kirimo, cyangwa hakoreza udufaranga dukeya nk'ijana amafaranga 150, amafaranga 500. Noneho wajya kuyamusubiza afite ukuntu akujijisha ukamusubiza amafaranga menshi. Abigenza ate rero? Icya mbere cyo arabanza akakumisha yuko arimo gukorana na MTN. Mu gihe amaze guhamagara kubera ko akoresha amafaranga yibeshye kuri telefone yawe, ujya kumukomukanya undi muntu araguhamagaye ngo alo ngewe nitwa kanaka nkorera MTN cyangwa se nkorera Airtel, hari nimero ikoresha amafaranga yibeshye, turagusaba ko yamusubiza cyangwa se utubwire dufunge ino konti yawe. Murakoze. Ugatumva noneho wa muntu yampamagaye yambwiye ko ashobora gufunga konti yanjye, none na service provider MTN cyangwa Airtel nabo barampamagaye bambwiye ko bagiye kumfungira konti. Noneho rero ugahita urwana n'iki n'uburyo batagufungira konti ugashaka kumusubiza aya mafaranga. Ibyo rero urya kubwira muri ati noneho rero reka tugufashe, twebwe turi muri MTN cyangwa turi muri Airtel, reka tugufashe. Ngaho fata telefone yawe, kanda akanyenyeri
ukagakanda, kanda rimwe umunani kabiri akanyenyeri, kanda rimwe akanyenyeri, ukongera ukande rimwe akanyenyeri. Noneho ubwo urumva icyo gihe arimo ageze mu aniko yuko ugiye kohereza umuntu amafaranga. Icyo giye kurikiza noneho ni nimero ye ya telefone. None ayikubira muri utumva ko ari nimero ya telefone. Aho yango kanda 0. Ngo wabikanze uti yego. Kanda kabiri. Kanda karindwi. Wabikanze yego. Kanda umunani. Wabikanze yego. Ukongera ukanda undi munani. Yego. Anako akubwira imibare igashirika imibare 10 ihwanye na nimero ya telefone. Noneho yarangiza akakubwira ngo kanda akanyenyeri ukagakanda. Noneho rero ngo shira muri wibanga kandi hagira umuntu ubwira ngo hari umuntu uri hafi yawe uti ntawe. Ngo none uye ngo ni byiza. Ngo ntugire umuntu wereka. Akumvishije rero no yuko ashaka n'umutekano wawe n'amafaranga yawe hatagira umuntu ubikwiba. Noneho kugira ngo noneho ngo shira muri wibanga kandi ntugire umuntu ubwira. Wowe kumva ko akubwiye ngo ni ibanga nta muntu ubwiye ariko kawandikamo. Ukavuga uti narangije. Agatabira rero ngo kanda none akanyenyeri ukagakanda. Aho kugira ngo kanda 5 3 7 4 9. Ukumva ni ibintu by'ibere biri aho ngaho bisanzwe. Ariko arimo ibyo arimo kukubwira ni umubare w'amafaranga ashaka ava kuri telefone yawe. Uko mbere aba yakubajije ngo ucekinge balance iri kuri telefone yawe, aba yarangije kuyimenya ko wabimubwiye. Azi ngo kuri telefone hari amafaranga angahe. N'ayo mafaranga we akayavuga. Avuga kabare kamwe. Aho ngo kanda kadirishya. Uti narangije ngo ngaho ngo emeza ngo umbwire message ubonye. Ukemeza tayari amafaranga yagiye. Uwo yabikoze yiyita ko ari umuntu urimo kugufasha uri muri MTN, uri muri Airtel Service Center. Ariko buryo bw'akabiro no hariyera kugira no wa wundi yakugira no ngo yansubize ukamusubiza amafaranga menshi ukamusubiza nayo ataguhaye. Ubwo ni uburyo butandukanye urumva abayaguteye ubwoba. Uburyo bwa kabiri ni uburiganya bukora ku marangamutima y'umuntu kugutera impuhwe. Ukumva hari umuntu ugira impuhwe, hari umuntu ugira imbabazi kugira ngo allo nitwa kanaka nakaju keza cyane ngo ngize ikibazo mfite umuntu wanjye ngiye kureza amafaranga ndibeshenyereza kuri telefone yawe. Ashobora kubikora kuko yanayakoherereje ariko yakoreje amafaranga make cyane 100 150 500. Noneho ngo yansubize. Iyo yamushubije abafite ubushobozi hari abafite ubushobozi noneho bako bakoresha ya message uboherereje bakakwiba. Cyangwa se noneho akaba yagenda gutyo akoresha uburiganya nk'ubwo bundi bwa mbere yiyita umukozi wa MTN cyangwa wa Airtel. Noneho ya mafaranga ukayamuhereza utanabizi. Ashobora no kugira imibare kuyamo nimero ya bank konte bancaire. Noneho we ukabikora utabizi ukamuhereza wumva ari umuntu wagiriye impuhwe ugiye gusubiza ayo mafaranga. Uburyo bwa gatatu bakoresha nukukwizeza ibitangaza. Bakakumvisha ko watomboye, watsindiye igihembe kiniki, watsindiye gare, watsindiye inka y'imbyeyi, watsindiye moto, watsindiye televiziyo, watsindiye frigo, watsindiye radio. Noneho yango mbere yuko babiguha wowe hari icyo usaba kubanza gukora kugira ngo babone ko babikoherereza. Cyangwa se ngo watomboye amafaranga miliyoni y'amafaranga, ngo rero hari icyo usabwa banza wowe ohereza amafaranga ya naya kuri iyi nimero. Bese nk'abantu barimo guha service ko watsindiye tombora. Noneho ukabikora ugira ngo ko nabantu umutima mwiza watomboye watsindiye igihembo runaka. Noneho uhereza amafaranga yawe. Iyo umaze kohereza telefone yawe itayikuraho biba birangiye. Reka rero tubabwire yuko bari abantu bakora itsinda, ntago bari umuntu umwe, bari abantu benshi bishyize hamwe, bari itsinda ry'abajura. Uko nayo nimero imaze kohereza amafaranga ihita ivaho. Uyu hamagaye MTN cyangwa Airtel ko yuti umuntu antwaye amafaranga, iyo bayihamagaye ntago bayisangaho, nayo amafaranga ntaye bakiriho. Amugeraho nawe ahita yoherereza undi, nawe yoherereza undi, bikaba shene. Noneho bakazakugera ku muntu wa nyuma tayari barangije no kuyabikuza, nta kintu ukiramiye. Kandi bakaba bagiye bakubeshya biyitirira imirimo runaka badashinzwe. Reka no tube rero ni gute umuntu yakwirinda ubu bujura. Umaze kumva ko ubujura bukorwa, nayo no hari icyo ugomba gukora. Icyambere, irinda abantu bakwizeza ibitangaza. S'il vous plaît. Umuntu arakuye ngo utombe miliyoni se hari tombora bigeze ujyamo utsindiye inka, uyitsindiye se nande hehe, hari amushanwa wagiyemo utsindiye gare, utsindiye moto, biturutse heze. Ibyo bintu no kugira ngo ushiguke bagutware ubwenge. Ikindi nakugiye ngo umwana wawe ngo yakoze impanuka ku ishuri, wahamagaye ku ishuri ku mwana wawe ikigo yigaho ukizi, ufite nimero zabo. Buri gihe umwana atashye mu kiruhuko kuri babyeyi haro nimero y'ishuri. N'umwana yiga primaire, ishuri hafi yaho ngaho, tebuka
simbuka ugereyo ubikurikirane wowe mbere yo kohereza amafaranga umwana ari ku bitaro. Ikindi mubaze uti ari ku bitaro bya hehe, hamagara kuri ibyo bitaro none nawe wibarize. Shaka undi muntu hafi yawe umubwira ibintu bibaye ahita kugira inama, kuko iyo uri umwe barakuzingitirana bakakuzindaza, nawe ukagenda ukora ibintu utazi ibyo urimo gukora, bikaza kongera amafaranga yawe yagiye. Irinda abantu bakubwira ibintu by'ubuhanuzi buri aho ngaho, umuntu akaguhamagara ngo Imana ikoze ibitangaza, Imana ikwemera iki n'iki, umuntu ntawuzi, ntimusengana, ntimwasenganye, nta naho umuzi, ubwo si ibyo ngibyo bikujeho gute? Watomboye ikintu iki n'iki kandi nta tombora wagiyemo, naho ngaho ujye wikebuka umenye yuko urimo kuzanamo akantu k'uburangare, umenye ko umuntu agiye kugutuburira, agiye kukwiba. Ikindi irinde, ubwo ni cya kabiri, irinde ikintu cyose gituma umuntu akutegeka gukoresha umubare wawe w'ibanga. Nubwo yaba MTN, nubwo yaba Airtel, ntabwo bishoboka yuko baguhamagara bakubwira ngo ukoresha umubare wawe w'ibanga, ntabwo bibaho. Nta service provider n'uyu numwe, nta company ya telecommunication n'imwe ishobora guhamagara kugira ngo koresha umubare w'ibanga yawe bigende bagomba kuri telefone, ntabwo bishoboka. Bagira service centers mu turere hirya no hino, cyangwa se mu mijyi imwe n'imwe, wagenda ukabegera igihe umuntu akubwiye ibintu binini ngibyo byo kugutera. Irinde rero ko hari umuntu umenya umubare wawe w'ibanga n'uwe w'umwana wawe, umufamiliye wawe, kuko uko abantu bagenda bamenya umubare wawe w'ibanga niko bashobora kuwukoresha mu buryo butari bwo. Icya kane rero, gisha inama mbere yo kohereza amafaranga. Shaka umuntu uri hafi yawe ubona ugusumbijeho ubumenyi, cyangwa umuntu uri hafi yawe ujijutse, umusobanurira ibintu bikubayeho mbere yo kujya kohereza amafaranga, hanyuma azagufasha gutahura umugambi w'abagizi ba nabi. Akenshi iyo batahuye baranagutuka. Hanyuma ikindi, niba wumva ari ibintu kugira ngo sosiyete MTN cyangwa Airtel yakora n'ibi, gana ku cyicaro cyawe niba wumva ari ngombwa, nabwo wumva ari uko ari ngombwa, ubundi biba byoroshye. Cyangwa se uhamagare kuri ya nimero yabo ya call center, ubabwire ibintu bikubayeho, ubabwire ya nimero irimo kuguhamagara. Ikindi ni uguhamagara kuri RIB, ukababwira iyo nimero iguhamagara irimo kuguhamagara hakiri kare, bagahita bayikurikirana amazi atararenga inkombe. Bizatuma abagizi ba nabi bagenda biba abantu bagabanuka, cyangwa se n'uburyo bakoresha bugabanuka, kubera ko inzego zibishinzwe zaba zabakurikiranye. Ikindi nshaka kugira rero ni uko hariho uburyo bwemewe bwo umuntu yakwisubiza amafaranga yakohereje. Birashoboka yuko umuntu yakoreza amafaranga kuko yibeshye, ariko hariho uburyo bwo kuba ubwe yayisubiza igihe we yabikoze yibeshye. Icyambere ni uko nk'uko yabikubwiye, ashobora guhamagara kuri service provider MTN cyangwa Airtel akabwira ko yibeshye kohereza amafaranga, bagahita bayihagarika. Ariko guhagarika amafaranga ntabwo bivuze guhagarika telefone yawe, oya. Icya kabiri ni uburyo we ashobora gukoresha operation yo kurivasinga ibyo yakoze. Numva ngo nko kuri MTN byo ndabizi ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 urwego, none bakamugira ibyo akora kugira ngo ya mafaranga ye yari yibeshye ayasubirane. None icyo ukora urabyaprove, ariko nta mafaranga urimo umwoherereza. Inama nyuma rero nakugira, igira umuntu gutera ubwoba ngo baragufungira telefone, ngo umwana yawe bamugonze, ngo ibiki n'ibiki, n'ubundi iyo pressure agushyiraho ntago ari bukemure iki kibazo niba cyanabaye muri uwo muntu umwe cyangwa ibiri. Shaka umuntu uri hafi yawe umugishe inama. Reka rero tubashimire ko mwakomeje kubana natwe no kuri Rising Engineer 2020 mukurikira video zacu. Dushimire abasubscribers bacu, dushimire viewers muza kuri video zacu, kugira ngo kuri platform dusangire ibitekerezo. Niba nawe ufite ikintu ufuza ko twaganiriraho cyangwa se twaganiraho, cyangwa se nawe ufite topic waganiraho abantu, watwandikira kuri Rising Engineer 2020@gmail.com, cyangwa se ukatwandikira hano inbox, cyangwa se ukatwandikira hano muri comments ukatubwira icyo tukugeraho, tukaguha umwanya, hanyuma tukagira icyo twigisha na societe, tujya kuri internet dufite tugiye kungura abandi bantu ubumenyi. Reka rero mbashimire, nsoreza nkagira ngo no gutaha mwari kumwe na Philip kuri Rising Engineer 2020. Igira amahoro y'Imana.